umunsi nk'uyu rero uba ari umwanya mwiza wo kongera kwibukiranya imiterere n'uburemere bw'inshingano mumaze kurahira. Amagambo akubiye mu ndahiro zanyu mumaze kutugezaho ni nayo akubiyemo ubutumwa bw'ingenzi bw'uyu munsi. Mu by'ukuri indahiro mwarahiye ikubiyemo ubutumwa bwose bw'ibikurikira. Nimuyubahiriza iriya ndahiro ko mwayirahiye uko yanditse, bizatuma mukora akazi kanyu uko bikwiye kandi mutange umusaruro igihugu cyacu kibitezeho. Turasaba guhora muzirikana icyizere mwagiriwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, kandi muharanire kutagitatira. Imiterere y'umurimo mukora ujyanye no kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu birasaba ubushishozi, bigasaba ubwitonzi, ubwitange ndetse no gukora kinyamwuga. Ariko umukuru w'igihugu wabagira icyo cyizere n'uko arazi ko muzabishobora, tukaba tubasaba kutazamutenguha. Nk'uko mumaze kubirahirira kandi ububasha muhawe mukwiye kubukoresha mu nyungu zanyu bwite, ahubwo mubukoreshe mu nyungu z'igihugu. Muharanire gukomeza guhesha isura nziza ingabo z'u Rwanda. Nk'uko mubizi kandi ingabo z'u Rwanda RDF aho ziri hose zirangwa n'ikinyabupfura na discipline. Iyi ni indangagaciro ikomeye mu ngabo z'igihugu cyacu tutagomba gutatira twese. Turabasaba rero gukomeza kuyisigasira kuko ifite akamaro gakomeye mu kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Turashishikariza cyane kwifashisha ikoranabuhanga cyane kuko ryihutisha akazi kandi bikoroshya imitegurire myiza y'imanza. Murasabwa kandi guhora mwihugura kugira ngo mwunguke ubumenyi bityo mushobore gukora akazi kanyu mu buryo bugezweho. Ndagira ngo rero ntatinze ndangize iri jambo nongera kwifuriza imirimo myiza abamaze kurahira bose. Ndabizeza kandi ko guverinoma y'u Rwanda tuzakomeza kuba hafi kubashyigikira, dufatanya namwe kugira ngo muzasoze neza inshingano zanyu. Nongeye kwifuriza umunsi mwiza, mugira amahoro. Izi nshingano nshya twahawe mu by'ukuri ziyongera ku zindi nshingano twari dusanzwe dufite, zifite uburemere bwumvikana. Murumva ko ubutabera muri sosiyete nyarwanda ni ikintu cy'ingenzi cyane n'abasirikare barimo, ariko mu gisirikare akaba hari umwihariko uterwa n'inshingano igisirikare kiba gifite kurinda igihugu n'abaturage n'abanyagihugu. Akaba ari akarusho gaterwa n'ububasha umusirikare uba ufite, intwaro n'ibikoresho tuba dufite n'ubumenyi tuba twarahawe, gutuma ikintu cya discipline kiba ari gifite uburemere burenze ubwo muri sosiyete isanzwe nyarwanda. So discipline ihabwa imbaraga nyinshi cyane mu gisirikare kugira ngo ububasha tuba dufite n'ibikoresho n'izo nshingano batagira kubukoresha nabi. Niyo mpamvu habaho inkiko za gisirikare zihariye zihabwa imbaraga zikoreshwa mu buryo bufite uburemere wenda ushobora kuba burenze muri sosiyete nyarwanda isanzwe. Niba ari cyo nabivugaho. So mu gihe twakiriye izi nshingano nshya turabyumva neza, twanabirahiriye ko ikintu cyitwa discipline, ubutabera mu gisirikare tubishyiramo imbaraga zidasanzwe zijyanye n'inshingano igisirikare kiba gifite muri sosiyete nyarwanda. Discipline niyo ikintu gifite uburemere cyane bitewe n'igisirikare inshingano zifite n'ibintu bitandukanye navuze kare. So discipline nicyo kintu dushyiraho imbaraga nyinshi cyane, bivuze ko mu guhana abasirikare bakosheje bishe amategeko tubishyiraho uburemere burenze ubusanzwe.